Ikaze kuri Kadu Studio. Uyu munsi nanone ndagarutse, hari akantu nshaka ko tuganiraho. Hari ijambo abantu bakunze kumva, hari n'abandi bakunda kurivuga. Ijambo bita ngo kubyara. Ariko ntabwo ari iryo jambo nshaka ko tuganira, ahubwo ndashaka ko turiganira hari amajambo abiri afatanye. Bakunda kuvuga ngo kubyara ni umugisha. Kubyara ni umugisha, nanjye nuko mbyemera, uretse ko ngewe harimo ingingimira ariho ntandukaniye nawe uri kureba iyi video. Nkimara kumva iryo jambo abantu benshi barikoresha, ndetse babona umusore yaratinze gushaka bakamutera amabuye, babona umukobwa yaratinze gushaka bakamutera amabuye. Ndashaka ko umuntu ubizi niwe nshaka ko agira icyo avuga muri comment kuri iyi video muri burebe. Kubyara ni umugisha. Ndagira ngo dutangirane iki kibazo. Niba kubyara ari umugisha, ni umugisha kuri ni umugisha kuri wowe wabyaye, ni umugisha ko wabyaye, ni umugisha kuri uwo muryango umwana yavukiyemo. Mbese ndagira ngo icyo kibazo mbabajije, ufite ubumenyi ambwire kubyara bibera umugisha nde? Ese bibera umugisha wabyaye? Ese bibera umugisha wabyawe? Ku giti cyanjye nge nasanze kubyara ari umugisha ku bantu babyaye nyine. Naje gusanga mu isi hari ikintu kimwe abantu birengagiza. Kubyara ni umugisha koko kuri wowe wabyaye, ariko si wabyawe wegeze wibaza ngo we biba bimeze bite? Nje hano rero kugira ngo mbamenyeshe ko mu isi nibyo koko abantu barabyara bakagira uwo mugisha nk'uko tubyita, ariko si ba bantu tubona bapfa biyahuye. Mujya mutekereza ku ivuka ryabo, mugatekereza ko uwababaza uyu munsi ngo kuvuka kwabo ni umugisha kuri bo cyangwa ni umuvumo, mwumva basubiza. Impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo njye nibwirira abantu akantu kamwe. Kubyara ni umugisha, ariko bishobora no kuba umuvumo. Bikaba umugisha ku wabyaye, ariko bikaba umuvumo ku wabyawe. Mu gihe cyose rero utari washobora kumenya neza ko uwo wabyaye bidashobora kumubera umuvumo kubyarwa nawe, wikwishimira uwo mugisha wo kubyara ngo wirukanke ubyara umuntu ejo kuvuka ko uwo muntu wabyaye, mu gihe wowe uri guserebura umugisha w'uko wabyaye, we aserebura umuvumo w'uko yabyawe nawe. Nshuti rero bavandimwe, bantu mumurikirana hano kuri Kadu Studio, njya mbabwira ngo wenda content zanjye ntabwo muzikunda cyangwa se ntabwo ziragera ku rwego rw'uko zibakurura, ariko aka kantu ngira ngo tuganireho. Aka kantu nshaka gutangaho igitekerezo ni akantu kareba urubyiruko rugenzi rwanjye, abasore n'inkumi bagenzi banjye, n'abapapa n'abamama bagenzi banjye, kuko ngenda aho. Kubyara ni byiza kuri wowe uri kubyara, byo ni ihame, ni ibintu tuzi neza ko kubyara ari byiza, ariko byaba byiza kurushaho n'uwubyaye nawe bimubereye byiza kubyarwa nawe. Icyo kintu tucyumvikana. Kubyara ni byiza kuri wowe ubyaye, ariko gerageza noneho ubigire byiza kurushaho, sibyo? Ubigire byiza kurushaho no kuri ubu byaye. Wikumva ko kuba ugiye hariya ukabyara gusa bihagije ko wagize umugisha, waguye umuryango, ariko umuryango utazashobora kugira gute gukurikirana, kuko n'inkoko ziraturaga, ariko namba n'inkoko yishobora kurera utwana twayo ikatugeza ducuze. Nabonye abantu benshi
bagendera ku ijambo ko kubyara ari umugisha. Nibyo, kubyara ni umugisha, sibyo? Ariko kandi ndashaka ngiye kubahamagarira kumenya neza ko nyuma y'uwo mugisha buri gishobora gutanga umugisha cyane atanga n'umuvumo. Icyaturukaho umugisha cyane aturukaho umuvumo. Reba neza niba inyuma y'uwo mugisha w'urwo rubyaro ufite nta muvumo uzaturukayo ngo usange uravumwa n'abana wabyaye kandi wari ufite uburenganzira bwo kubyorera. Hari itegeko rigutegeka kubyara wowe. Igihe ufite ubushobozi bushobora kubyara. Numvise hari abantu bakuze bamwe bakunda gufata ingo zikiri ntoya, ubwo ndavuga abantu baba bagishakana, bakwikubitira nk'imyaka 3 batarabyara, imiryango igahaguruka ngo abantu ngo ni ibisambo, ngo banze ngo kubyara. Bakirengagiza ko mbere y'uko ubyara hari ibyo usabwa. Niko mwoka byara. Birakwiye ko umuntu arya ibiryo atateguye bibaho. Ngo mbere y'uko ubyara hari ibigomba kubanziriza uko kubyara. Ariko na nyuma y'uko ubyaye hari inshingano ye mubyeyi. Ubu ngubu basigaye bavuga ngo iminani ngo ntayo no kwitanga si amategeko, kandi nibyo koko. Ariko nanone ngo umubyeyi akwiye kurihira iki umwana amashuri ngo niwo 8. Ibyo se by'ubundi muba mubona bihagije. Uburere bw'iminsi busa naho bugoye bitewe nuko imibereho ya muntu nayo yafashe urundi rwego, irahenze cyane. Ntabwo umubyeyi akibona umwanya wo kwirirwana n'umwana. Niba udafite umwanya wo kwirirwana n'umwana umwe, utinyuka ute kubyara babiri? Niba udafite amafunguro yo guhaza umwana umwe, utinyuka ute kubyara wa kabiri, warangiza ukikomanga mu gatuza ukavuga ngo wagize umugisha wabyaye abana? Nibyo koko wowe wagize umugisha wabyaye abana, ariko abo bana se ubu none aha tubajije uwo mwana wavutse mu bitaro, uwo mwana wabyaye, tukamubaza tukamwereka ubuzima urimo, ukuntu kurya bikugoye, ukuntu nawe kwiyambika utabishoboye, ukuntu umubyaye ngo azabwirirwe ubundi ajye ku muhanda bajye bamukubita inkonjo, uwo mwana yagushima cyangwa yakugaya? Ntabwo nzo uri kureba iyi video ngo ibitekerezo byawe biri hejuru bingana iki cyangwa biri hasi bingana iki, ariko hari ikintu kimwe uyu munsi nakomeje kubabwira mugomba kongera gutekerezaho. Nubwo kubyara ari umugisha, ni umugisha kuri wewe wabyaye, ntabwo ari umugisha ko wabyaye. Igihe cyose rero wumva uri bwakire umugisha w'uko wabyaye gusa, hanyuma uwo wabyaye ntagire umugisha yakira ko yabyawe nawe. Ibi ndabibwira ba bantu babyara abana bakajya kubata kwa ba nyina, ba basore batera inda abakobwa barangiza bakabihakana. Abo bakobwa bemera guterwa inda bazi neza ko nyuma yo guterwa inda bagize umugisha nyine barabyara, ariko abo babyaye ntago bazabagiriraho umugisha cyangwa ngo bishimire ko bababereye ababyeyi, kubera ko ngo base batabiteho, nabo bakajya kubajugunya. Tujya tubabona hirya no hino bataye mu bimoteri cyangwa bagira inama imwe iruta izindi. Hagaruka kubagumura, ariko umuntu wese utari ufite ubushobozi bwo kwita no gukurikirana umuntu yabyaye ngo atume uko yakiriye umugisha wo kuba yabyaye, ariko na wa mwana yakira umugisha wo kuba yabyaye, ikiruta kubyara mwagira mute? Mwabyihorera. Nkaba mbashimira ko mukomeje gukurikira Kado Studio. Ako ni akantu nari numvishe ndetse nafashe umwanya wo kukavugaho kubera ko hari umuntu mukuru wavuze ko kubyara ari umugisha. Nkurikije uburyo yabivuze n'urwego ariho, we yashatse yabyara n'abana 20, ariko igitangaje we yabyaye abana 4 niba atari 3. Banje mbona undi munyamakuru nawe aravuze ati kubyara ni umugisha, kandi koko kubyara ni umugisha. Rega sinegeze mpakana ko kubyara atari umugisha. Ndagira ngo mbasubiriremo ko kubyara ni umugisha. Ahubwo icyo nshaka kukwibutsa uri kureba iyi video, niba kubyara ari umugisha ukaba ubyemera gute,
mbabarira ufate umwanzuro wo kujya kubyara ari uko wamajije kumenya neza ko n'ugiye kubyara kuvuka kwe nawe bizamubera iki umugisha, bitazamubera iki umuvumo. Dufite urutonde rw'abantu benshi kuvuka kwabo byabereye iki umuvumo. Ntabwo ari ngombwa ko mvuga urwo rutonde, ahubwo niba ushaka urwo rutonde ugenda urebe ngo ese ahantu ndi, igihugu ndimo, akarere ndimo, umugabane ndiho, hiyahura abantu bangahe? Kandi ibi ngibi muvuga ngo kubyara ni umugisha, harimo abatanabibona gutyo, babyara bo bakabibona nk'impanuka, ari nabyo bituma bana babyaye bajya kubata kandi bitari bikwiriye. Bivuga ngo rero nshuti yanjye, ikintu kizakubwira ko utemerewe wowe kubyara si ngombwa ngo ujye murona. Ikizakubwira wowe ko utemerewe kubyara reka nyikwereke. Nusanga kuvuka kwawe bitaregeze bikubera umugisha, sibyo? Bitarakubereye umugisha, uzabe wirinze kubyara, kubera ko biragoye ko ipera ryakwera indimu. Urumva? Yego bibaho kwimbwa yabyara umugabo pe, twarabibonye turanabibona. Umwana ashaka kuvukira mu rugo rukennye rwose, ndetse bakamwanga bakamutererana, ariko wa mwana kubw'ineza y'Imana akavamo umuntu ufatika. Icyo gihe ngiye mbara, niba umwana wamubyaye ukamujugunya, abandi bakamutora, umwana bakamurera, umwana agakura akavamo umugabo, akavamo inyangamugayo, akavamo umuntu wagirira igihugu cy'akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbara ko icyo gihe imbwa yabyaye umugabo, kandi ubundi ntabwo ubundi bikunze kubaho ibintu by'ibyimanye nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo ari kenshi cyane muzabona umuntu utifitiye akamaro abyara, narangiza ngo we yabyaye aba ari we ahindukira agirira akamaro. Burya umunyarwanda we yabirebye neza, areba akora, aravuga ngo ujya gutera uburezi agira ate, arabwiba. Bivuga ngo icyo ntikoreye niba byarananiye kugikora, ndi umwe ari njye njyewe, numva nagikorera undi gute ngo nuko namubyara? Bavandimwe rero, mwirinde kongera umubare w'abantu biyahura mubyara abantu mu rwego rwo kwishimira yuko ngo kubyara ngo ari umugisha kuri wowe ubyaye, ariko ugasanga wirengagije ko kuvuka ko wabyaye we abifata nk'umuvumo. Nizere ko nta muntu unyumva nabi, kuko kuvuka k'umuntu we bishobora kumubera umuvumo mu gihe umubyeyi wamubyaye wari guserebura iki umugisha. Umubyeyi ashobora kubigiramo uruhare, ari nacyo kintu nagize ngo twibandeho cyane. Ntabwo nashatse kwibanda ku ngaruka kamere cyangwa se ku ngaruka karemano, kuko nk'uko muri Bibiliya tubibona, umukiranutsi Yobu ngira ngo yavumye umunsi yavutseho. Mu yandi magambo, kuvuka ko kirya gihe havuma umunsi, yabonaga bimubereye umuvumo. Ariko ntabwo Yobu twajyaho ngo tubirenganyirize abamubyaye, ahubwo icyo Yobu hariya yasabwaga ni ukugira gute, ni ukwihanga. Ariko nkawe nonaha, ndetse na Yobu muri kiriya gihe, buriya Yobu yari gutinyuka gushaka umugore, yaranze akavuga ngo agiye kubyara, abona nawe atari, ntabwo byari bushoboke. Ngira ngo no kugira ngo iriya nkuru itubwira ko byasabye ko abanza gukira, ashaka abandi bagore kandi abyara abandi bana, Imana iramushumbusha. Bivuga ngo rero, niba ubona ntahuri, niba ubona witwa ntahuri, wizana undi muntu ngo mugire mute, mubyiganire muri ayo manegeka yawe. Imana ibaha umugisha rero, kandi aka kantu kabafashe mwebwe rubyiruko, basore n'inkumi, bagore namwe bagabo, muzi neza yuko mudashoboye gufata kuvuka kw'abantu babakomokaho ngo muguhindura umugisha, ahubwo bitewe naho babasanze kuvuka kw'abo bantu bikababera umuvumo. Inama nabaha nimwe, mu rwego rwo kugira ngo ibyo biganza byanyu bivemo amaraso yabo mwibarutse birangira biyahuye, nuko kubyara mwaba mubiretse mukabanza mukitekerezaho,
mukareba neza niba koko ubwo ugiye kwakira umugisha wo kubyara uzabasha no gushyikiriza umugisha uwo wabyaye, kugira ngo nawe yumve ubwiza n'uburyohe byo kugira gute, byo kuba ku isi. Imana ibaha umugisha rero, ndabakunda. Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka kungezaho, aho ngaho hasi muri komenti ujyeyo umbwire uko ubyumva. Mwibutsa ko ntabwo ndi gukangurira abantu kutabyara, ariko kandi nta nubwo njye nshyigikiye kubyara umwana udashoboye kugira gute, kwitaho, cyangwa ngo utware inda y'umwana uzi neza ko uzajugunya hehe muri wese. Turi kumvikana? Mbasabye nkomeje rero, mukomeze munkurikirane kuri iyi channel ya Kadu Studio, mukande subscribe hasi aho ngaho. Ariko iyi nama mbahaye wowe uyirebye uyisangiza na mugenzi wawe. Nkibutsa, ntabwo ari inama y'umusore gusa, si inama y'umukobwa inkumi gusa, si inama y'umugore gusa, si inama y'umugabo gusa, ni inama yacu twese. Twebwe twibwira ko kubyara ari umugisha, nibyo koko, ariko tutitaye ku mugisha wabo ngabo bagize gute, bavuka. Ngo kubera ko runaka yavuze ko kubyara ari umugisha, ngo wumve ko uyu munsi ugomba kurara uteye inda, cyangwa wumve ko uyu munsi ugomba kurara uteye inda. Wahitamo kurorera kubyara, ntuti icyo gihe utwite ari amezi 9 ukaba yacuruzamo urusenda cyangwa ubunyobwa, aho kugira ngo utwite umwana uzajugunya, aho kugira ngo utwite umwana uzabyara akajya mu muhanda bakajya birirwa bamukubita inkonji, bamushyira mu matransite. Ntabwo ari byo. Nizere ko ako kantu mukumvishe. Imana ibaha umugisha, kandi nubura ubwenge Imana izaguta. Murakoze cyane.